tubabahaye ikaze nizeye ko mumeze neza Imana ikomeje kubandebera icyoroshye ku giti cyanjye nibyo mbifuriza buri munsi kandi gakomeza kubarinda abanyarwandakazi abari mu gihugu n'abari hanze yacu. Muri aho mumeze gute Josh? muracyariho Umeze gute? Daho ndakubona umusore ushima Yesu Kristo. Amen. Amena. Nge mundimi. Oya. Ubwo sinjya mbasha buriya byaranze. Ako nizere ko mucyo udafite. Ubushyuhe butarimo. Ubushyuhe bwo. Urumvise umucyo? Turi muri sama cyane. Turi tushyushye tumeze neza. Uyu musore ari ku bushyuhe. Si kimwe nkaho ariko. Oya wenge wapi? Uri kubukonje. Oya ntago urebye ndaringaniye. Ufite kwizere mu mubiri wawe. Oya mfite uburyo ngabanya temperature. Nywa amazi bigashira. Nywa amazi ibintu byose birashira. Alright, so twizeye ko mumeze neza bari hirya no hino kandi Imana ikomeje kubahinda. Nyine twa Joshua Hope ndikumwe na Danasha umukobwa wirwanye. Nkunda kukibazaho cyane. Umukobwa wirwanye bishatse kuvuga iki? Ni wa mukobwa kwirwanaho. Ese nago utarinze kundushya kurushya ubwonko. Kwirwanaho tuvuze ngo umusore wirwanaho ntago umva icyo abashaka kuvuga yirwanaho turi. Nge ngone nawe. Alright, ni Neza One TV show kuri Neza One TV. Twizeye ko mumeze neza mwakanze subscribe kandi mukomeze kujya musharinga izi video zacu kuko ndabizi neza turi mu bantu bagerageza gukora ibintu biri professional kandi ibintu bifite isuku n'umutekano originale n'umurongo nyawo apana babandi bashaka bya bindi nabyo zabitubwira neza nago twe tubyumvise nakoze quotation babyumvishe so twizeye ko mumeze neza harabona kunda byacitse kambivuge ntabwo tube gukora byacitse dukora ibintu biri real ibintu byabayeho niyo mpamvu tubana kugira ngo tubahe show hanyuma igitekerezo cyawe ikimwe mu bintu duheza agaciro niyo mpamvu turi hano kugira ngo tubashimishe. Alright, kandi munyurwe. Alright, so cyambere no kunyurwa utanyurwa n'icyaha cyane mu gihe turi mu gihe cy'ubushyushye ndavuga sana ako se Romana yanjye impeshyi akubushyire bombiti turi mu mpeshyi isa niko abantu bose baba bashyushye ariko hanze haba hari ubushyuhe ndaje ndajyaho mbyumve nje sinzi buri yanjye ndashaka kuzagera DJ Pius akadusobanurira avuze ngo ubushyuhe mwumva mu mutwe ubwo nubwo ngubwo ngaba abakobwa bafite ubushyuhe uri date reka tugaruke mu kanya tubabwira ibyo turuza kuganiraho muri makeya tubabwira uyu munsi tuzaza kuganiraho hanyuma ubundi dukomeze kwimanukira. Tubahaye ikaze ku kiganiro cyanyu mukunda cyane muri benshi kuri televiziyo yanyu mukunda kandi cyane. Josh udufitiye iki naye makuru dufitiye mashyashya? Alright, tubafitiye amakuru menshi agiye atandukanye uretse n'amakuru tubafitiye topic y'uyu munsi dufitiye abo twaganiriye nabo bafite icyo batubwiye ku topic yacu uyu munsi gusa turaza gutangira ku makuru agiye atandukanye arimo kubera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ariko yatangiranye no ku kwezi kwacu kwa karindwi. Ganasha amakuru uyu munsi turaza kuvugaho na amakuru kindagira ngo mucyumve neza aya makuru namwe azasiga inkuru mbega azahoraho iteka ryose ariko yabaye muri mwaka wacu wa 2020 ukwezi kwa karindwi mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi dushaka kutagaruka ku matariki ariko byarabaye bizakomeza binabeho. Yego Joshua wanze kutubwira nko kuri ayo makuru na yahe ameze gute ukunda inkuru ako ni tutazikunda. Alright, so ayo makuru tubaza kuvuga ko kantu kwa kundi umuntu ajya kubwira ukunda amakuru ngo ngifuko nibaza nini udakunda amakuru yenda kwigusobanurira inyuma ya kamera. So ayo makuru tubafite yatangiranye no ku kwezi kwacu kwa karindwi harimo umunsi wo kwibohora bwa mbere mu mateka yacu hano mu Rwanda byarabaye ariko biba twibereye mu rugo twibutije umunsi twibereye mu rugo niko kwirinda biruta kwivuza byari byiza nubwo byari bigoye ariko tugomba kubyakira nta kundi ni icyorezo cyagwiriye isi yose twapfa kuvuga ati bimeze gutya kunuko dushimira cyane abantu bakora entertainment bayegeje kabisa hari nk'ibitaramo bigeze kuri 4 niba ntibeshye harimo igitaramo cya inganzo yaratabaye cya
cya Jules Sentore, hari Iwacu Muzika Festival ku mugoroba gutya bega havuye hari n'ikindi kiganiro cyabaye kuri RTV live cya Masambi Ntore Iwacu Muzika Festival nicyo cyabaye cya bega biganiro byarashimishije n'ubwa mbere nabonye kuri televiziyo nicaye mu rugo ibitaramo bibiri bisa nkaho byegeranye kimwe kivamo agacamo byiza byatumaze irungu kandi byananadushimishije reka kwibohora ugomba nimba wari ufite n'irungu ugomba no ugomba kuba wakishima ukareba uka having a fun ko mu cyongereza babivuga. Ikindi kuri uwo munsi kandi hari filme mbarankuru cyangwa se film documentaire yasohotse cyangwa se yagaragajwe ku mugaragaro bwambe ndibwira ko nibwo abanyarwanda bwambe bayibonye bavuga kuri babasirikare 600. Iyo filme yitwa 600 niko yitwa 600 soldiers. Nabonye yari nziza cyane nta muntu utayakuyemo isomo aho naho muri sijyane nkunda kurira mbonye mu filme ariko aho nageze nangira kurira ngiye kurira. Alright, so tugomba kubyakira ariko hariya ahubwo njyewe hariya nk'ikintu nta hukuyemo isomo nahise numva koko kuba ubutwari ni ikintu gihananirwa. Ni gute mushobora kuri muri 600 mugakubita umwanzi afite abasirikare barenze 10,000 so ni ibintu nyine byamuzeho umutima w'ubutwari ubwo ukongeraho n'iyindi mitwe yo ku ruhande kongera nawe tubyumva ngo nje nabaraga nkavuga ati nagara kuvuga yenda ngo kwa kundi narimvuze ngo byari byiza nago navuga ngo byari byiza ngo gute ukuntu byari byiza nyine ubonye ukuntu bari bafite ishaka n'ubutwari Danasha Bene cyo bita gutwara nawe Josh ndabikwifurije kuba intwari munsi namwe twifurije kuba intwari cyane intwari ni ikintu giharanirwa ntabwo ubutwari ntabwo mu gitondo ngo ubintwari ushobora kutarwana ushobora kudafata imbunda ariko kuri social media yawe ukakora igikorwa cy'ubutwari muri family utuyemo ubamo cyangwa se cyangwa mu baturanyi bakazajya bakuvuga ati ni intwari Danasha ntabwo ari ikigwari kazi Joshua nagari kirwari mu magambo make tuve kuri iyo nkuru kuri uwo munsi none hari radio yindi cyashya ntabwo twabyirengagiza ngo tutayivuga mu rwego kugira ngo mavuza akazi hanyuma hari indi radio nshyashya bwa mbere ibiganiro byayo byaciyeho kuri uwo tariki no kuvuga ngo nabo bazajya bizihiza bazajya bakorera birthday umunsi umwe usigira ibiganiro bigira birthday tuyu none se radio nashobora kugira birthdays gakora tuyu nawe niko mubyumva inibohora mu magambo makeya. Alright, so nibwo kuri atariki nabwo yasohotse nibwo ibiganiro byabo byatangiye gukora ntabwo byatangiye gukora ahubwo ibiganiro byayo nibwo byari bitangiye gukora ku buryo bugaragara cyangwa se ku buryo buri official nibwo bwa mbere yagaragaye. So twihuse cyane mu mikino ya hano mu Rwanda tuzaza kuvuga ko press conference yabaye akataraboneka n'ubwa mbere nibonye press conference Danasha press conference yari meze gute rero yarike press conference yakurwajije umutwe byata press conference first of all mu bintu bigendanye n'ibintu by'imikino cyangwa se n'amakipe tuzi kubundi ikintu gihamagaza abanyamakuru bakicara muri sare bakagana n'umuntu kiba gifite impamvu ari ikintu kigaragara uko nawe ushobora guhamagara umunyamakuru nose uretse ho gatoya nk'iyo press conference abantu ntago bari bayiteguye nta n'impamvu yari ihari yayo ndaza kuza kubisobanura neza gusa mu bintu tuzi neza iki kiganiro tuzanakigarukaho wenda tuzakora part 1 tuvuge kuri press conference niba na ngombwa uko purpose yacu ni kugira ngo dushyiremo n'akantu ko guhugura sibyo nawe ejo ushobora kuzaba icyamamare ejo ushobora kuzaba boss wa office runaka ntabwo tuzi icyo uzabera so iyo press conference tuzi neza yuko umuntu agiye guhamagara abanyamakuru aba afite ikintu ashaka kubabwira hari ikintu ashaka kugeraho kandi hari n'ikintu ashaka kubabwira kugira ngo bakimenye ese byari bimeze gute. So iyi press conference yarabaye niba cyo matariki 2 cyangwa ntago ni tariki neza ariko yarabaye menshi mwana yibonye. Iyi press conference ubwo yahamagawe n'ubuyobozi bwa Gasogi United so bahamagaye abanyamakuru Gasogi ni ya Kensi akaba mwabaye ikintu kutamenya iby'imipira
twikomereza. So iyo press conference ikaba yari yobowe n'umwe mu batoza. Turinda gushyamo amazina nubwo bayashyizemo. Turinda gushyamo amazina yabo ntacyo tugenda shaka kumenya nyirayo. Turifuza kumenya icyabaye, nicyo twifuza kubabwira. Icyabaye nuko the press conference yatumiwe nta mpamvu igaragara ihari. Nta mpamvu igaragara ihari. Ariko kuko numva yagutunguye cyane yakurwanyije rero icyagiye twavuze tubivamo nk'akantu wumva kagutangaje kurushaka. Ikintu cyanangaje nuko icyambere nuko muri press conference nuko nta ubundi tumenyeye yuko uyu muntu cyane cyane amakipe niba nabuze ngarukaho mbere amakipe yatumije press conference bashaka kenshi kugaragaza umutoza mushyashya kuganira ku k'ibyanzuro mishyashya afashwe na ekipe kugaragaza abakinnyi ibintu nk'ibyo nyine mu rwego kugira ngo batange information kuri ku ikipe. Ariko nubundi iyo habayeho iyo press conference iyo itumiwe n'abantu bashyiraho impamvu. Ariko mu by'ukuri ngiye mu matangazo nagiye mbona nta hantu hari handitse icyangombwa impamvu yo nyine umutwe w'iyo press conference. So ikintu cya kabiri cyanangaje ni uburakari bwagaragajwe na bamwe mu bayobozi ba Gasogi United bamaze kubazwa n'umunyamakuru ikibazo. Umunyamakuru yabajije uwo mutoza ku kibazo cyamuvugwaho cyuko agenda kujya mu yindi kipe. Iyo ni Rayon Sport, amakipe ntabwo turi bure kuyavuga. Hanyuma aho kugira ngo uyu muyobozi wa Gasogi United muzi tutari bugaruke ku izina ryiwe ashaka kuvuga ngo twashatse kumwubakira izina. No, ntabwo dushaka kubakira izina, turakwemera ejo nazasaba akazi kakanye ndakubaha ubwana. Ariko ikintu turimo kunenga ni ibyakozwe muri iyo press conference. So aho kugira ngo uwo rubajijwe ikibazo umutoza wabajijwe ikibazo uwo muyobozi rwose yahise agaragaza uburakari bukomeye cyane asubiza nabi. Ntabwo ndibugaruke ku magambo akomeye n'ibidukundira turagerageza gushaka twaza gusaba uburenganzira bwo kugaragaza iyo video kuko ko byari bimeze ntabwo dufite ubwo burenganzira ko n'ibidukundira twaza gucishamo iyi video murebe reaction yabaye. Uwo munyamakuru yabajije uwo mutoza aramubaza ati ese ko twumva ushaka kujya muri ya kipe wowe amahitamo yawe urumva ushaka kwigumira muri Gasogi cyangwa urashaka kwigira muri Rayon Sport nyine urumva icyo kibazo ntacyo cyari gitwaye ariko umuyobozi abarafashe akoresha nyine reaction mbi reactinga nabi agaragaza uburakari bwinshi bugiye butandukanye. Ibyo nta kibazo n'uburenganzira bwe ariko turimo dushaka kugaragaza ngaha ndagira ngo banyarwandakazi umunyamakuru yemerewe kubaza ikibazo icyari cyo ashaka yiyumvamo kandi yumva ashaka kujya erega ntago umunyamakuru ajya kubaza ikintu kugira ngo we abe ari ucyumva abashaka kugira ngo agisangize twe turi numwa za rubanda kugira ngo yumve n'icyo abantu babivugaho cyangwa hari n'igihe umunyamakuru ashaka kubaza hari nk'umuntu urabizi ko babita ngo nabavugizi ba rubanda akaza akamubwira ese umunyamakuru abizi ko nkaho Joshua umunyamakuru akakubwira wambwira ayo makuru ameze gute nawe waba utayafiteho yenda waba uhuye n'umuyobozi runaka nta kindi ukora urayamubaza. Ikindi kintu ushaka kubabwira mu bintu byambabaje ni icyo kintu kuko ikindi cya kabiri umunyamakuru kandi amubajije kuriya ubundi abanyamakuru yo tubaza tugerageza gutekerereza ikibazo cya information giver wa muturage cyangwa se wa muntu ushaka information tugeza kwisanisha na cya kibazo ko nshaka kubaza ikibazo ese danasha ko wambaye ubururu uyu munsi hari umuntu ukurikiye ushaka kwifuza kumenya impamvu wambaye ubururu ndabukunda cyangwa nuko nabonye aribwo nahisemo numvaga bundimo. So iyo information utanga iraza kunyura wa muntu ukurikiye ikiganiro. So ntabwo ari byiza kuba wagaruka ngo umbwire nabi tukaza kuri dusoza kuri iyo ngingo gusa ibintu byagagaye hagaragayemo uburakari budasanzwe harimo n'amagambo akomeye agiye akoresha ngo abanyamakuru ngo mukunda byacitse. Okay dukunda ntabwo dukunda byacitse you are a news hari ikintu twita mu itangazamakuru hari umuntu uba ari amakuru yigendera mu gihe uri umusitari cyangwa se mu gihe ufite icyo uvuze kuri sosiyete cyangwa se mu gihe ukurikirwa n'abantu benshi wowe uri inkuru yigendera no kukubona waciye muri kaburimbo bambaye amaguru urako ugendeza amaguru
wambaye n'ibirenge iyo zigendera nasi narinzi je nimba nifite kamera nzamufata kuko iyi ni inkuru biratangaje niko uri habaho n'inkuru zigendera yari inkuru zigendera so umuntu wese ufite icyamaze muri societe cyangwa se ufite abantu benshi bamukurikira aba ari inkuru yigendera kuba nakubaza icyo kibazo nta kosa naba nkoze aha impamvu twazanyemo ino nkuru ni kugira ngo wenda habemo guhugura cyangwa se kugaragaza no kumenya hari abantu batabizi kuba uri umusitari watumije press conference ntibivuze ngo ikindi yo kuba ari ngiye umuyobozi wa ari ngiye wagasuzumye kugira ngo mvuge kure nawe kukubwira ati kuko nawe ufite uburenganzira bwo gusubiza icyo kibazo urakubwira ati icyo kibazo byaba byiza tukiretse kuko si ubwa mbere bibayeho sibyo si ubwa mbere ibyo bibayeho so aho kugira ngo utungane cyangwa se ugaragaze reaction mbi hano tuvugisha ukuri. Alright, so nibyo ndimo kuvuga ni byiza yuko mbere ko usubiza nabi umunyamakuru washaka ukuntu umusubiza kwanga uti icyo kibazo ndumva bidakunda ikatugisimbuka biremewe kusimbuka ikibazo ubutaha ntibizongere banyakubahwa mutazanyimakazi udasabye imbabazi wisabiye imbabazi mwana ariko nusaba imbabazi ntaga n'umuntu wese gusaba imbabazi ni ngombwa mu buzima ni ngombwa mu buzima tumenyekeye mu Bugande abakandida bageze kuri 45 bose barimo kwiyamamariza barifuza kuba president wa Republika. Iyi nkuru ahantu yanangaje izamera byane byo kwishuri namara leta nizisohoka wa 45 Bajya kuwa 45 ukawakirizuye uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu mbese nuko bizagenda bose basava kuvugira rimwe ntabwo bayatangira ama campaigns wenda harimo bazagenda bavamo gahoro gahoro ariko nari ndimo kubyibazaho ese ejo bundi ni bose byamamaje bakabeza ayo mahirwe aho bose bavuga gusimbura nde Mr. Joel Kaguta Museveni so ni bose baratangaje na ayo n'amakuru abatangaje n'amugomba no kuvuga ko bose bemererwa kwiyamamaza ubwo wa mbere azaba afite 50% wa kabiri afite azaba ari bistanyeshu no bari ibintu babiseke ni ibintu bitangaje ariko binabirisa bisofa ni mukuna ariko nawamenye ibi byose byabaye muri kwezi kwa karindwi umunangiro zo kwezi kwa karindwi izi tuzazibagana byacu biganira ayo muhunga afite ubushyuhe none se ratanyibwira turi mu meshi man ndabizi turi muri summer time harya niko wambwiye so dukomeze ufite ingingo nyinshi zikurengera dufite byinshi kuganira namwe bigiye bitandukanye andi makuru tuzagenda tuyabashyira mu bindi biganiro byacu bigiye bitandukanye ni byinshi byabaye muri ku kwezi kwa karindwi bitoza kwigarukaho nyuma mu bindi biganiro bigiye bikurikira ubundi mukanya tugaruka ku topic yacu y'uyu munsi topic ishyushye danashamereye nabi na topic of the day imeze nabi ni topic umuntu wese yifuza ko tuyiganiraho ariko iri na serious araza kuri serious iri seriyemo ntago nubivuga ngo iri seriye mu buryo bwose bushoboka. Alright naho mukanya just twagiye uyu munsi na topic yacu topic ivuga ngo ese mubona umuhango ugusaba no gukwa ukiri ngombwa uyu munsi tuvuga ni no vision turimo veni ngo gusaba no gukwa ugikenewe ibi turimo kuvuga ni bya mu bukwe ukuntu tubikora ukuntu umunsi tusigaye uko twakuze bamwe tubone iwacu babigenza ese uyu munsi mama bikiri ngombwa uko uyu ni umwe mu muco urakunze kubyita traditional wedding mu Kinyarwanda ni umuhango w'ubukwe ugaragaza umuco wa Kinyarwanda so uyu munsi turimo gushaka kugira ngo tuze kuganiraho ese mwebwe mubona bikiri ngombwa cyangwa bikenewe gusaba no gukwa kugomba kuba uriho. Hari benshi twaganiriye nabo uko iyi topic yacu twayitekerejeho mbere twifuza yuko mwayidusangiza bamwe muri mwebwe twagiye dukoresha social media zacu zigiye zitandukanye kugira ngo twumve ibitekerezo byanyu. Hari ibyo benshi bagiye batubwira bigiye bitandukanye tuzaza kubasomera batubwira ati mbibona gutya ariko se hari ibintu nawe harimo jokes zirenze joke man we know joke man ariko biriya bintu nta joke limo ni ikintu kiba kiri seriye twagiye rero Josh wowe nkawe ubibona uti ubona uwo muhango ni ngombwa si ngombwa kuri ngewe nshobora kukubwira ikintu gishobora kukubabaza ukiti cyabitewe n'imyemerere yawe n'imyumvire yawe yawe tangira umbwira nk'ahantu ukavuga ati
ibyo ngibyo ngiye mbona si ngombwa ni ngombwa ngira ijambo rimwe uyu munsi si ngombwa ndaza kubabwira impamvu zanjye ndaza no kubabwira uko njye bitekerezo byakagombye kugenda bitewe n'uyu munsi turimo yes njyewe ko mbyumva umuhango wo gusaba no gukwa ni ngombwa kandi cyane niko uraza kutubwira ngenda ndatababwira ariko no mu busanzwe niza ko atari imbere ya kamera no mu busanzwe mu buzima busanzwe ko ngenda vuga ibintu byo imbere ya kamera nshaka kubabwira mukagende kubabeshya aho ndavuga uyu munsi ko turuzi ko bwibera mu bushyuhe gusa oya nta bushyuhe rata ntibababeshye abakobwa n'abahungu mukore umuco nabwo bubabwiza abonaga iyo wajyaga mu bintu byabindi twita ngo ndoti uzi kwambara umukenyero ushobora kuwambara ukagenda mu bukwe bisanzwe bari kumusaba abasaza baje bakaza bazanye ngo n'abasaza be ari ibintu ariko n'abasaza be baza mu buryo bundi bugiye butandukanye mu buryo bundi ariko hari nk'abandi batagomba hari nk'abantu ubu hariya mu gusaba no gukwa umenyamo imiryango myinshi y'umukobwa njyewe nk'impamvu yanjye naheraho niyo ngiyo mvuga yuko gusaba no gukwa ari ngombwa ni ngombwa cyane bituma icyambere imiryango imenyana tuzaza komeza tubiganiro mu buryo bwinshi bugiye butandukanye ariko nyemera tugaruke ku bimwe mu bitekerezo mwagiye muduhereza hanyuma tuzaza kugenda tubahereza ibitekerezo byacu ko turimo kubyumva n'impamvu tuvuga bino ntabwo turimo kurwanya umuco no kubiganiraho turashaka ngo tubiganireho n'ababyeyi bareba kino kiganiro muze kudufasha kudusobanurira kurushaho ahangaha dufite ibitekerezo bya bamwe mu byo baduhaye uko babyumva natwe dufite uko tubyumva nuko tubibona si ukubyumva gusa niko tubibona nkuko twababwiye twemeje kubabwiza ukuri ntabwo tuca ku ruhande y'ukuri ni ukuri so mumwe hari message zimwe na zimwe ushaka kuba ufite bakora hari message nk'uko twabishyizeho duha ibitekerezo bigiye bitandukanye hari nka message abantu bagiye baduha nkaho umwe muri bano ni ukuvuga amazina iremewe kwatwaga umwe witwa Dani ari we Daniel yaravuze ngo ni ngombwa kuko iyo umukobwa yagize yaguhakaniye akavuga ati ntibishoboka yuko njye nawe twajya kubana utabanje kuza mu rugo bakumenye ntago byemewe nuko ubanza ukaza mu rugo bakakumenya ariko kukumenya kundi sukuye nshaka kukubwira ngo kukumenya ni nkuko ushaka kuza ukanswa Joshua ngo bakakumenya ko witwa Joshua bakakumenya ko nyine uri umuntu ugiye kurwubaka kandi ikindi ntago ari ukuza n'amagambo n'isura yawe ntago ari ibyo bacu baba bakeneye ijambo nyaryo ukavuga uje kubasaba kandi hari icyo usabisha. Alright, turiko wenda yabivuze turaza kubiclearinga mu Kinyarwanda turaza kubinonosora neza. Arundi witwa Ingrid we yarambwiye ati ngo ni ngombwa cyane none se ngo murifuza ko tugenda udasabwe. Niko ishawo ndamushyigikiye cyane ariko nibyo ni ngombwa kandi cyane. Se uyifuza ko agenda gutyo? Ntago ari kugenda gutyo. Niyo mpamvu cyo kiganiro twakizanye kugira ngo tusobanure neza. Harundi waba warakwandikiye kugira ngo tubajya ngo tubabwire kugira ngo tubone ibintu bitekerezo bya bamwe bagiye batwandikira. Ari nundi witwa Sande Frank yaravuze ngo gusaba no gukwa ni ngombwa cyane kuko bituma imiryango imenyana nawe mukobwa ukabuhesheje ishema iwanyu. Kugira ngo uduhereze igitekerezo cyawe unyura kuri Instagram yanjye ariyo Joshua Hope RW cyangwa se Joshua Hope rwa cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri ariyo 0789161269 cyangwa se ukaca kuri Facebook yanjye banyita Danasha Diana cyangwa kuri Instagram niko abangaba niko aba batwandikiye ukajya hari n'ahandi yacisha ibitekerezo bye agiye ajya kuri YouTube channel yacu agakora subscribe yarangiza agahita akandika comments nagaruka vuba wavuga ni ushaka wanashyiramo n'igitekerezo cyawe wanashyiramo n'igitekerezo cyawe hari undi wambwiye ati ngo ntago bikiri ngombwa kubera yuko ngo ibiba mu muhango gusaba no gukwa ngo bisigaye ari ibinyoma. Hano yatanze urugero nkaho ngo inka zivugirwa muri bafure inka zidahari. Alright, so reka tugaruke mu kanya tuza tubabwira impamvu zanjye babwira yuko bitari ngombwa
uyu muhango uyu munsi Joshua niyikunde nanjye nza mbabwira izanjye kuko we yababwiye ati si ngombwa nanjye nza mbabwira uburyo ari ngombwa nyuma y'iki kiyango ngiye ni topic y'umunsi tuvuga ati ni ngombwa njyaho nakubwira ati gusaba no gukwa ni ngombwa guti icyambere ubihesheje we mukobwa agaciro cyangwa ishema umuryango wawe sibyo nawe muhungu ariyo igarukira yunganira ya yindi uba wihesheje iki agaciro aho uvanye umugeni guti Joshua ndabizi uri kubyibaza kuba uhesheje umukobwa ishema umuryango wawe papa wawe cyangwa mama wawe bazamenya ati ese kanaka uriya muko wacu turamuzi bihagije tuzatoka tuzise tuzi nyina kuko yaraje turamumenya kandi yagize iki yanadusabiye umukobwa kandi babarana mushimye cya kabiri we muhungu wowe ishema wawihesheje kwa sobukwe no kwa nyoko bukwe ni kwa kundi hahandi uzi kugenda nyoko bukwe sobukwe bakagushima ati umuko wacu mwiza twaramushimye ameze neza kandi n'umuntu watuzaniye inkwano kandi yashimye umukobwa wacu amuvanaho yari ari mu gice cy'umukobwa arangije amujyana mu gice cy'iki cyo kuba umubyeyi niwe musore wamuhisemo bakabyishimira no kumuhishema ariko naka gaciro umuhungu nawe yisubiza mu muryango ku buryo yavuga umukwe uzi kwitwa umukwe we ahantu ariko kandi umukwe ni uwagize iki ni uwakoye ni ubuntu yitwa umukwe ujye unamenya n'ikintu ikindi cya kabiri ngiye mvuga ko ari ngombwa ni ukubahiriza umuco baravuga ngo agahugu umuco n'akandi umuco wako nimba gusaba no gukwa ni umuco waje ni umuco wa sogokuru basogokuruza niyo waranze iki gihugu cyacu cyangwa na mbere yo korone uwo muco wari uhari kandi nako igihe cy'ubukoroni uwo muco wari uhari na mbere yaho kuko abanyarwanda ibyo bizi ibintu by'unsengero biki barasabaga bagakwa sibyo aho turi kugenda icya gatatu ni kwa kundi uba ubwawe wowe nyirubwite uvuga ati ndakowe ndasabwe ngiye mu rugo wowe ubwawe uba wihaye agaciro uba wihaye ishema kandi n'ababyeyi bawe hari icyo uberetse ukabereka ati mama papa ngiye mu rugo mu rwanjye nanjye ngiye gutangira urwanjye kuko nabo kugira ngo bazakwemere nuko baba baragize iki barabonye wa mukwe waje kubereka njye numvaga ari nk'izo ngengo z'ingenzi nari mfite ingingo wowe uraza kunyemerera ngira ibibazo ngira nkubazaho usubize ibi byose wambwiye nta na kimwe ndibuze kuvuga ngo nagihakanye si ngombwa pe ni ngombwa ariko uyu munsi cyo kubireba tutirengagije amateka yacu y'igihugu uko byagendaga mu muco wacu tuzi ko umuhango wo gusaba no gukwa uko byakorwaga bitandukanye n'uyu munsi urabyemera ibyo ngibyo bitandukanye n'uyu munsi cyane ndabyemera so ahantu ikintu ndimo kurwanya sindwanya uwo nyine iyo intro yo gusaba wahoze umbwira umuhungu kujya gusaba umukobwa mu buryo buri official iwabo kuko niko no mu bihe bya cyane niko byari umuhungu yarashimaga agasaba umuryango agasaba papa we cyangwa se uncle we cyangwa se bene wabo uwo afite aho hafi bitewe na background yiwe ashobora ko yarerewe cyangwa se ibiki n'ibiki akaba yakwitabaza umuranga cyangwa se umubyeyi mukuru uri aho ngaho hakabamo uzahagararira umuryango uhagararira umuryango ni wajyaga gusaba umugeni ariko uwo mugeni wibuke neza wajyaga gusabwa nta ruhare yagiraga mu guhitamo umuhungu wazabana nabyo urabizi ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo iwabo w'umuhungu cyangwa se wa muhungu hari n'igihe nk'uku nguku imiryango yabaga ari inshuti akaba babona umukobwa we nka se w'umuhungu akaza akagera wa musaza w'inshuti akamubwira ati se ko mbona umuhungu wanjye
akuze nta kuntu namushingira umukobwa wawe ibyo ndabyemera batanakundana kera niko byari biri batanakundana aho ni kera so uyu munsi icyo nashaka kubaza igihe ndimo kurwanya ahangaha okay ntago sinzi okay ikindi kurwanya kamushi iryo jambo ariko muryumve neza ibyo kubikora dushaka kubikorera inyuma y'amarido kuko nubundi uriya muhango dukora uyu munsi ibijya gukorwa birabakora biba byaraganiriwe n'ubundi mbere urumva mbere yuko uriya muhango tuzi uyu munsi tuzi ubu ngubu muri turimo kubyita umuhango ariko ni celebration birabakora icyaha gisata benshi bavuga ko gatanu tuzasaba tugakodesha igisharagate iriya ni celebration je nicyo ndimo kurwanya ni nko guserebura njye byita celebration kuko ni ukugaragaza ni ukwifotoza ngaho tubwire nk'ahantu wowe wumva kuri ya muhango atari ngombwa niho ndimo kuganisha niho ndimo kuganisha iki barimo kugira so niho ndimo kuganisha icyo tusemera niba kukubaza ese ko mbere babikoraga hagati uburege nta bwumvikane bw'umukobwa n'umuhungu akenshi babaga bahuje nta nubwo babaga baziranye akenshi uratekereza uyu munsi biramutse bibayeho wenda baza kunsubiza nyuma yo kukubwira ibitekerezo byanjye urabona ko kera byabagaho gutyo urabona biramutse bibiri byumvikanyweho iwabo nyine iyo miryango ikazaganira ubundi tukazakora ubukwe bisanzwe ariko byaba bitwaye naza nkwano zigatanga baza kunsubiza nyuma reka nkubwire impamvu nge numva yuko bitari ngombwa impamvu bitari ngombwa nuko impamvu ya mbere ngiye nuko harimo ikinyoma nk'uko umwe mu batwandikiye tubwiye kera nimba ari inka bakowe sibyo izo nka zaracyurwaga icyo gihe bikagaragara ko izo nka zihari urumva ikinyoma uyu munsi kirahari kiruzuye mu buriya muhango gusaba no gukwa icyo ni ikinyoma cya kabiri kibamo ndacyari kuri point yanjye y'ikinyoma nuko babeshya ngo kanaka ngo umuryango ngo waricaye umuhungu ngo atwereka ngo arifuza kuza gushaka mu muryango wa kumbi bugabo hari n'igihe n'umubebe ariwe wanateretse n'umutibe urumva mbega habayeho ikiganiro hagati y'umuhungu n'umusore mbega bafata nibo bahisemo barabyemeza kuko hari n'abantu benshi nzi abenshi bajyaga gushaka umuryango umwe batabishaka ariko ko bakundanye uko baragashyamo imbaraga bikarangira ubukwe bubaye kandi wabo batabishaka rimwe na rimwe nawe umuryango niba butaye urumva ariko ubukwe still bagateranyamo nimba muri abahungu mwiganye mukagenda kuri kote y'umuhungu nimba abakobwa mwiganye urumva ni ikintu cyabayeho wenda umuryango nawe harabigizemo urumva ariko still barabishye nyine rimwe na rimwe buriya hari n'amadivorce wenda tupika uzagakaho amadivorce menshi ari igihe ushobora gusanga muri iyo system nyine ari ukuntu nyine bifotoje so njye mbibona nko kwifotoza ni mpamvu ya mbere ikinyoma kigaragara harimo biri zirazinka ndibaza umwana uzakura hari abana benshi bavutse bazi ko twese turabizi bazi ko amata ava ku igare ariko nicyo ni kibazo urumva nk'umwana uzakura bavuga ngo inka akajya gushaka iyo nka yavugiye muri common yavugiye muri speaker cyangwa se mu muzindaro uwo mwana si umubeshye kweli kuko hari abana baragiye umwana ageramo ashaka kumenya utuntu twinshi cyane so biranaryoha ni gute kandi ubeshya ngo bakuye inka kandi mwatanze amafaranga mwagiye muvuga ngo amafaranga twabahaye cyangwa se yankwano twabahaye ko nimuyita inka urumva indi mpamvu ya kabiri ndasa nkaho bisa nkaho byabaye business mbega umwimerere wabyo waratakaye bisigaye ari business urumva ntabwo nshatse gusenya bari abakora uriya muhango bari abacuruza ndavuga imishanana ntabwo nshaka kubasenya ariko usanga ibyinshi biba mu rwego kugira ngo mu buryo nyine buri business buryo batekereza ukuntu uwo muhango wavamo ariko ari mu rwego rwo kugira ngo nyine bagaragaze byabaye business nk'urugero hari nk'abasaza bishyurwa urumva
umuntu akamukubita 500 fine ni sawa ntacyo bintwaye ariko mu by'ukuri ntabwo wa musaza mutaziranye waturutse Ikanarange akaza agasaba nta mwimerere biba bifite mani nta mwimerere biba bifite ntawe behure na wa umusaza w'umuryango iwacu tusanzwe tuzi ahari tubonana ntabwo biga byabaye business ntabwo mbirwanyije ariko kugira ngo dukore ibintu tubeshya twakora ibintu nabyo biri muri cya kintu cyo kubeshya sibyo twakora ibintu biri clear urumva icya gatatu mujye mvuga impamvu yuko bino bintu bitagomba kubaho usanga impamvu bitagomba kubaho nuko uruhare rw'ababyeyi benabigarutseho mvuga mu kinyoma ariko mbigaruka nka topic nka point noneho uruhare rw'ababyeyi tugeranyije mbere ukuntu byagendaga biratandukanye abakundana no bikundanira urumva bagapanga imishinga ugasanga nimba barakoze umushinga w'ubukwe uzatwara miliyoni 5 umuhungu n'umukobwa barateranyije bitandukanye na mbere umuryango umwe barateguraga kwakira abashyitsi ariko bisigaye biri nundi usanga ari ikintu kiri hagati cyateguwe n'abantu babiri ugasanga ababyeyi nta ruhare babigizemo kandi impamvu uramuhanga wo gusaba no gukwa icyambere kwa guhesha ishema ababyeyi nkuko bivuze ndabyemera ariko tugiye muri mukuri nyakuri ntabwo uruhare rw'ababyeyi rugaragara sibyo ntabwo urwo ruhare rw'ababyeyi rugaragara nyine still baracyari mu kinyoma nkuko twavuze tubigaragara so nizo mpamvu mvuga rero mu gusoza kwanjye kuri izi ngingo zanjye nkavuga yuko aho kugira ngo kuko nubundi aba ari ukwifotoza umuntu yajya hitamo ikintu kimwe agahitamo ubukwe ko buzaba traditional cyangwa se buzaba modern urumva aho bita nkuramo n'indi point ya nyuma nari buvugaho cyane mu rwego kugira ngo hatabaho kwaya cyangwa se gusesagura amafaranga ubukwe uyu munsi busigaye gusesagura cyane amafaranga asohoka ari menshi kandi ugasanga nta n'impamvu ifatika ihari yatumye asohoka kandi nyamara mwari gukora akantu nimba ari kujya mu rusenge mushaka gukora biga akabamo definition akabamo differentiating akavuga ati nimba ubukwe bwanjye Joshua mu bukwe bwanjye nzakora ubukwe buri traditionnel nta modern izaza twambara imishanana twitegure na za gahunda rwose zigende neza ariko ubukwe bwanjye buri traditionnel niba nakubwa n'aba mupasiteri wamuzaniye muri bya bisharagate muri ya design twakoze mu mishanana yacu badusezeranye birangire aho kugira ngo tujye gukodesha sari yindi mwajyana ariko Josh arakoze kuba watubwira ko atari ngombwa ako genda rifite akabazo k'ingenzi ushaka kukubaza Josh wavuze yenda ati ni ikinyoma bitewe yuko ari umwana ushobora kuza akaba yarumvise ya mu mabafure yararaho ngaho akaba aribwo aba yayumva nyine kuri sound ariko ujya wemera yuko kera bazaga gusaba ari nko kuri kote y'umuhungu hakaza papa we na base wabo na bakuru be yana na ba nyirarume sibyo noneho ugasanga mu muryango imuri nk'abantu nka 50 aho mwicaye aho ngaho kera ibyo avuga ati inka zarazaga babicaje nkariya mwakoze nyine imihango bakazana izo nka bakazaza bazibereka urumva ko mwabaga muri baki nanyi ibindi bwo naguciye mu ijambo nk'ubu ngubu turi kuvuga urareba turi kuvuga twari kuvuga ko gusaba no gukwa by'iyi minsi sibyo ubwo no gusaba no gukwa by'iyi minsi fata muri big tent hariya big tent harimo nk'abantu 200 ku ruhande rw'umukobwa yenda n'abandi yenda 100 ku ruhande rw'umuhungu nk'abantu 400 ubazanyemo inka ibyo bintu urumva ari byo ngiye numva ko kuba bayibumvisha nta kibazo kirimo reka ngusubize kino kibazo gutya kuko wavugaga ngo amafaranga nibyo amafaranga ntago ari byo ko nimba yenda ari n'amafaranga babahaye ariko mu muco tugomba kuvuga ko ari inka kuko ni inka yakwaga umukobwa reka kino kintu reka nyigaruke turimo kugana ku musozo sinabyanze ko ibyo bintu bikorwa sibyo niyo mpamvu navuze ngo habeho nimba njyewe Joshua ngiye gukora ubukwe mitemo ese nzakora traditionnel cyangwa ibyo buri modern no kugira ngo byose tubikorere hamwe kuko navuze yuko harimo kwa nyine ibintu byo gusesagura yani igitekerezo natanze navuze nti
niba ubwo bushobozi bwo kugaragara kuko n'uburi baragukwe dukora dutaha bwa busanzwe gusaba no gukwa ibiba byarabaye byose biba byaraganiriwe n'ubundi kuko inkwano ntabwo bazivugira hariya biba byarapanzwe niba bazagura 200,000 ubundi mwana biganiriye cyane so instead of kugira ngo nyine habamo icyo kintu cyo wasting time no wasting money mubikorera mu byumvikane wanyu n'ibiki byose hanyuma muzakora ubukwe n'ubundi nkuko dusanzwe tubona nimba ari wahisemo traditionnel kuko ubukwe bwa traditionnel bwawe buzaba ari kinyarwanda rwose imyambaro ari kinyarwanda dushaka abantu bose babwiye bazazambaye imishanana ariko nyine aba ari ikintu kiri official nimba ufite ubwo bushobozi bwo kuzana inka uzizane nimba ufite ubushobozi bwo kuvugira abakuzana abantu bavugira inka bazivugire ariko ari ikintu kiri clear bigaragare mu buryo nyine uko hari abanyamahanga bajya baza arumva nk'umunyamahanga uje kureba ubwo bwanyu muri traditionnel akumva inkivugiye muri ntabwo bizaryoha kuruta uko yabona zanka zaje ziri aho ngaho z'inyambo so nyine biba ari ikintu kigaragara nyine kiryoheye ijisho kandi kirimo ukuri ndumva twasereza aho ngaho so inama yanjye natangaga kuri ngewe uko nge mbyifuza niyo ngiyo habeho umuntu ajya gukora ubukwe mu rwo kugira ngo ibintu bibe neza mu by'ukuri ajya hitamo nimba yifuza ko ubukwe bwe buba uko nk'abantu bakora traditionnel y'abahinde urabibonye ugasanga traditionnel nyine dote twebwe twita dote yahisemo gukoresha umuco w'abahinde bijya bibaho so natwe aho kugira ngo tubivange rimwe na rimwe biturire umwanya biturire amafaranga duhitemo nimba ari traditionnel muzakora ubukwe bwa traditionnel nimba ari muri pasteur mushaka azaze abasezeranye mu bukwe bwanyu bwa traditionnel tubyina maraba ucimigara ariko nyine ari ibintu byose cyangwa suite mu buryo bwa moderne nze niyambara ikabutura yanjye n'ikote ryanjye na karuvate ubukwe butaye buryo n'urugero nazo so ikatashimira cyane naho ubutaha tuzaganira kuri topic ivuga ku inkwano ese uyu munsi ubona bigenda gute inkwano ubona zikuriye abakobwa gusa cyangwa n'abahungu nabo kuri izo nkwano barazikeneye wakoze Josh nawakoze kugabanya ubushyuhe kandi nawe wakoze kuza ukeye wakoze cyane